Ibi byose kugira ngo birangire ngomba kuza iwanyu bakamenya yuko dukundana, tubishyire vuba bidatinze njyewe nditeguye. Ibihe byiza nshuti bakundwa ba Inema TV, ni karibu cyane ku nkuru tubagezaho. Uyu munsi rero twaje mu gice cya 7 ari nacyo finali cy'inkuru mwakunze cyane, inkuru y'urukundo, inkuru ya Natasha na Brandon. Nizere ko rero wakurikiranye ibice byose ko byabanje kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 6. Ngira ngo byose urabyibuka neza ubwo inkuru yacu yatangiraga, Natasha ari kumwe na mama we wari urwaye, ariko akaba atarigeze abwira Natasha papa we ngo amubwire n'ibimwerekeyeho. Ariko ngira ngo urabyibuka neza yuko mbere yuko mama Natasha yitaba Imana yasabye papa Natasha ko yatwara umwana we akakomeza kumurera, ndetse asaba na Natasha yuko azihangana akajya kwa papa we akarererwayo. Ngira ngo rero byose urabyibuka uko byagenze, kuko Natasha yagiyeyo ariko agezeyo ahurirayo n'ibibazo, ntabwo yakiriwe neza muri uwo muryango, bigira naho ashaka gutoroka, ariko papa we amugira inama aramwinginga ngo ahagume, amubwira rwose ko niyihangana akahaguma namara gukura atazigera yicuza ku mwanzuro yafashe. Rero Natasha yarihanganye arahaguma, byose aza kubicamo. Aho amaze gukurira rero yaje gukundana n'umusore witwa Brandon, umusore wari warakunzwe n'umuvandimwe we Stella. Ibintu bitishimiwe na mama Stella, ntabwo yari yakamenya yuko bakundana, ariko byonyine kubona Natasha avugana na Brandon byari ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo uribuka yuko yari yarababujije kuzongera kuvugana, yaranihanangirije Natasha ngo ntazongere kubabona bari kumwe. Gusa icyo atarazi ni uko abo yabuzaga ibyo byose n'ubundi bakundanaga. Stella we wa mukobwa yahoraga ashyira imbere, ubushize ubwo duherukana yari atwite, yarahunze rwose, yaravuye mu rugo iwabo, ariko iwabo bataramenya ibyamubayeho, batazi n'aho yagiye. Byose rero ni muri finali tugiye kukugezaho. Rero wowe uri hano akaba aribwo ugiye kumva iki gice tugiye kukugezaho. Ibice byose byabanje birahari, ariko n'inkuru yose uko imeze ibumbiye hamwe mu minsi mike ndaje nyibagezeho, nk'uko hari abantu benshi bakomeje kubidusaba. Twagiye rero na finali yacu. Ubwo Brandon yari amaze kunsaba ibintu nanjye nari maze iminsi ntekereza, numvaga nanjye rwose bimaze kundambira kubona ukuntu mama Stella yamfataga. Numvaga nta kindi gisubizo usibye kumenya yuko dukundana, tugasigara duhangana n'ingaruka zabyo. Ariko nanone naratekerezaga nti hari n'igihe babishyigikira ntihagire ikibazo biteza, nk'uko Stella nawe yabyakiriye rwose nkabona nta kintu bimutwaye. Stella we twakomezaga kuvugana kuri telefone, nirengagije ibyo yankoreye byose, ndamufasha ndanamubabarira, n'amafaranga na make yari afite aho yari ari. Njyewe rero nari nyafite kuko inzu z'iwacu nta na rimwe zitatuverissaga. Namwoherezaga amafaranga yo kugira ngo abone uko abaho. We byari byaramurenze, ntabwo yumvaga rwose ibintu ndi kumukorera. Yagira ngo ahari ndashaka kuzagira igihe nkamwihimuraho, ariko nkamubwira yuko ibyo nta kibazo kibirimo, ko usibye kumufasha gusa ndi n'umuvandimwe we, kubera kuribuka yuko papa wanjye ari nawe papa wa Stella. Rero nk'umuntu tuvukana nta kintu na kimwe ntari gukora kugira ngo mufashe. Nakomeje no gutekereza ku byo naganiriye na Brandon, nuko negera papa na mama ndababwira ngo mfite umushyitsi w'imena rwose, nkeneye yuko azansura kandi ko agomba kuza bombi bahari. Papa ati umushyitsi w'imena ushatse kuvuga iki se? Ni umukwe se? Nanjye nti cyane rwose. Mama Stella ati bano bakwe, ubwo si agasore wagiye kuraruza? Ntuzadusebye, ubundi se umuntu uje kwerekana utabanje no kumunyereka ngo mugushimire uba wirengagije ariko yuko nanjye ndi nka mama wawe. Ubwo se guhita ufata umwanzuro nk'uwo utabanje kumunyuzaho ngo mugushimire, uba ushatse kwerekana iki? Mama Stella nubwo yambwiye gutyo yarandenganyaga rwose, yari wa muntu tudashobora kuganira, ntashobora kugira ikintu na kimwe mbwira, wahitaga amunga rwose ubona yuko nta kintu na kimwe mubwiye. Yahise akomeza kumbwira ati ariko se ubundi ubwo
ibyo ushaka kuzana hano ni ibiki? Urashaka kuzasiga mukuru wawe mu rugo? Dore ko utagira isoni kandi ubwo wabikora. Nahise mubwira nti uravuga Stella se? Nawe ati undi mukuru wawe se ugira muri uru rugo ni uwuhe? Ni Stella nyine. Nahise mubwira nti ariko Stella turangana, ngira ngo urabyibuka neza yuko twavutse mu mwaka umwe. Ndumva rero nta n'ikintu bitwaye, kandi nta nubwo bivuze yuko tugiye guhita dukora ubukwe. Usibye yuko Stella rwose aranabizi neza ko mfite fiancé, naho n'ubwo bukwe bwaba njyewe ndizera ko ahari nta kibazo byamutwara. Nahise mbabwira nti ahubwo nimumbwira umunsi mwese muhari, mbona uko mbwira umushyitsi tunatangire tumwitegure. Umunsi rero barawumpaye, dutangira kwitegura umushyitsi rwose. Buri buke Brandon aza mu rugo, ubwoba bwaranyishe, numva rwose ntangiye gutitira, numva binteye ubwoba cyane, ukuntu bazajya kubona bakabona ni Brandon mbazaniye. Nagiye kureba Crispin ngo tubiganireho, ni Crispin ndumva ntangiye gutitira. Ibaza ukuntu bazajya kubona bakabona umushyitsi bari biteguye ni Brandon. Ubu hano ntihazavuka intambara, mama wawe none ntazahita anyirukana muri uru rugo. Crispin arambwiye ati hangane, kandi ni ukuri uzababarire mama. Imana imbabarire ko ngiye kuvuga ibi bintu kuri mama wanjye. Sinzi impamvu agira umutima mubi. Ikibazo ni uko na bashiki banjye bamukurikije. Yabashyizemo umutima w'urwango n'ishyari gusa. Iteye kandi abasengera, nawe ujye umfasha tubasengere rwose bazahinduke. Rero tuza kandi humura, njye ndabizi neza ko papa we azabishyigikira. Rero rwose byigutesha umutwe. Gusa njyewe nishimiye kapo yanyu, kuba rwose Brandon agiye kuza ba bofre wanjye ni byiza cyane, ntako bisa. Ni umuntu mwiza, turaziranye kuva kera. Mu rugo rwanyu rwose nzajya mpaza nisanga nk'uje iwacu. Gusa nanone ndibaza ukuntu nzaba muri uru rugo udahari numara gushyingirwa. Nkumva ni ikibazo gikomeye cyane. Crispin yakomeje nyine kunganiriza, ubona babaye cyane rwose, ati yego nyine nzaba nishimiye ko ugiye gukora ubukwe, ariko nanone nzaba mbabaye pe. Yego nyine ni byiza cyane kuko muzaba mugiye kubana umukunda, kandi nawe aragukunda nyine, kandi urabizi ni n'imfura cyane. Ariko nyine ku rundi ruhande ndababaye. Ngaho rero reba ukuntu mama yirwa tukabantu atubwira nabi. Nibura yadutukanaga tukaza tukabisubiramo tugaseka, bikarangira nkumva nta n'ikintu bivuze. Noneho ibaze mama, Krista na Stella, nubwo nyine Stella tutazi iyo yagiye ariko wenda azagaruka. Ibaze umushiha wabariye abantu batatu kuguhuriraho uri umuntu umwe. Nahise mubwira ni Crispin rwose mbabarira, ugabanye ibyo bintu bya za emotion, udatuma nanjye ntangira kurira aka kanya. Igihe kiracyahari, reka n'ibyejo ubwabyo bibanze birangire. Crispin yahise ambwira ati ariko byigu stress, papa urabizi ni umuntu mwiza rwose kandi azagushyigikira. Kwa ba Brandon ni inshuti zacu rwose, bazaterwa ishema nuko bagiye kubashyingira. Rero wita umutwe cyane, kandi nimba wumva gutesheje umutwe ukaba wumva kubyirengagiza byanze biri kukugarukamo kenshi wabuze amahoro, genda wegere papa mubiganireho. Wirindira ko ejo hagera, genda ubibwire papa aba abizi. Rero arakugira inama y'icyo wakora. Ndabizi icyo uri gutinya ni papa, ariko ngira ngo nawe urabizi neza yuko papa nta kibazo, wimutinya ahubwo uhangayikishwa na mama. Mama niwe wabigiraho ikibazo. Nabitekerejeho nuko nohereza message papa mubwira ko mukeneye cyane, hari ibyo nshaka kumubwira. Papa yahise ampamagara ati ubaye iki se kandi? Ninde uguhutaje? Ko mbizi ko uhurira n'ibintu byinshi aho ngaho mu rugo, ariko kari uko udashaka kubimbwira. Nahise mubwira nti nta kibazo papa, gusa nyine nagushakaga, hari akantu gato nashakaga kukugishaho inama, kandi nukuri mbabarire ntuze kuryama tutabonanye. Papa yahise ambwira ati muri iyi minsi ndi gutaha ninze cyane, ariko ndagerageza tuze kubonana mbere y'uko ndyama. Ibintu bya Stella byantesheje umutwe, sinkiryama sinkisinzira. N'ubu nibyo ndimo ndi gushakisha amakuru ahantu hose ngo ndebe ko hari icyo namenya. Atariko ndaza kugerageza igihe cyose nzira tuze kubonana.
papa yambwiye gutyo umutima urandya cyane, nibutse yuko ibya Stella byose mbizi, nzi neza ahantu ari njyewe uri kumufasha kugira ngo abashe kubaho. Ndavuga nti ariko mana yanjye, igihe cyose bazabimenyera ko ubu ntibizangiraho ingaruka. Narabyirengagije nuko ndatuza, ndavuga nti n'ubundi Stella nagombaga kumufasha, ntabwo yari bukire mama we. Papa igihe cyarageze arataha, nuko aza kundeba. Ndamubaza nti se Stella hari amakuru mwamenye ahantu yaba ari? Papa arambwira ati biragoye rega, ati ahubwo mbwira icyo wanshakiraga, njye kuryama hakiri kare nitegura umushyitsi w'ejo. None se urashaka kungisha inama y'iki? Ibyo tuzakiriza umushyitsi se urashaka kungisha inama y'iki ko wantunguye cyane? Nahise mubwira nti papa, nyine nagushakaga kugira ngo tubiganireho, byose nyine ni ibyerekeranye umushyitsi tuzakira ejo nk'uko uri kubivuga. Rero nashakaga kukubwira uwo ari we mbere y'uko nawe umubona. Papa ati wisubiyeho se ntabwo akije? Byagenze bite se? Nahise mubwira nti oya papa, ndashaka nyine ko tubiganiraho ukangira n'inama, niba nyine muzaba mwiteguye kumwakira hano cyangwa se niba ari amakosa nakoze ntago mbizi. Papa yahise ambwira ati se urumva umushyitsi wawe namubwirwa n'iki koko Natasha? Ko nta musore ndabona uzana muri uru rugo, simuzi rwose, kumbwira ngo ndamuzi, urumva nabamuzi gute? Ubwo uwo muntu waguteye ubwoba utangiye gutekereza kungishaho inama niba wamuzana hano cyangwa niba utamuzana, ubundi ubwo uwo muntu ni amahoro? Uwo muntu ni muntu ki? Nizere ko ibyo mama Stella yatekereje ko ari umuntu udasobanutse utabitinyuka. Nizere ko udashaka kunsebya. Nahise mubwira nti papa reka ne gukomeza kubica ku ruhande, ni Brandon. Papa ati cyusa se? Cyusa cya Karambizi? Nanjye nti yego. Papa ati kora hasha, narakwibyariye rwose uzi guhitamo. Umubano wa Michel na Karambizi n'uw'igihe kirekire, none nawe ugiye kuwishyiraho akadomo rwose. Ubwo uwa Karambizi yavugaga yari papa wa Brandon. Ati niko ko numva se ari nta makemwa, inama ushaka ko nkugira ni iyihe? Ndagushyigikiye rwose, humura. N'ikibazo nyine nagize, ndatekereza ko mama Stella atazabyakira neza, kubera nawe ubizi neza yuko ibya Brandon na Stella bitagenze neza cyagiye muri anniversaire ye, kandi nyine mama Stella byaramubabaje cyane, kubera ko ubizi neza yuko yari ashyigikiye yuko Stella akundana na Brandon. Papa yahise ambwira ati kari wowe ari na Stella ubizi neza ko mwese nabibyariye, nta n'umwe nashyigikira kurenza undi, nta n'uwo narenganya kurenza undi. Rero kuba mwese mwahurira ku musore umwe mukamukunda birashoboka cyane, ariko nyine amahitamo aba afitwe n'uwo musore. Kuba rero Brandon ari wowe yahisemo akagukunda, njyewe ndumva nta kintu bitwaye rwose, niba ari ibyo ngibyo byigutera ikibazo. Kandi na Stella nawe nzamwegera muganirize, humura. Nahise mubwira nti ariko Stella warabizi neza yuko dukundana, kandi nta n'ikibazo yigeze abigiraho rwose. Mbere y'uko rero tumubura twari twarabiganireho, nari narabimubwiye. Papa yahise ambwira ati ntiwumva se, rero wihangayika, uwari kubigiraho ikibazo ni Stella, rero kuva abizi ndumva nta kintu na kimwe bitwaye. Bwarakeye rero twitegura umushyitsi, byari bishyushye cyane mu rugo. Nubwo papa na Crispe bari bandemye agatima, ariko nyine ntago akoba kaburaga. Amasaha twari twahanye yarageze, nuko nyine twicara aho twagombaga kumwakirira ngo tumwitegure. Bidatinze rero Brandon yari ahageze, nuko njya kumureba hanze kugira ngo mwakire mwinjize mu nzu. Tukinjira mama Stella akidukubita amaso, yahise atangira ati mbega ibintu bihuriranye, usanze hano twiteguye umushyitsi udasanzwe, rero reka nkuhamagarire Krista aze mube muganira, mube mwigendeye rwose mureba aho muba muganirira. Ati sibyo se? Mama Stella agihagurutse kugira ngo ajye kureba Krista, Brandon yahise anyicira ijisho, nuko mpita mbwira mama Stella nti mube muretse kugenda, mube muretse rwose kujya kumuhamagara, hari akantu gatoya nifuzaga kubanza kubabwira, hari icyo rwose nshaka kukubwira
ukiri hano muri salo hamwe n'abandi bose turi kumwe hano. Ati ngaho mbwira vuba ngende. Nahise ntobora nti uyu mureba aha rero amazina ye ni Karambizi Cyusa Brandon. Wenda mwari musanzwe mumuzi nk'inshuti muri uyu muryango, ariko nyine ubucuti bwaje kubyara urukundo. Ubu ngubu ni umukunzi wanjye, turakundana cyane. Niwe mushyitsi w'imena twari tumaze iminsi twitegura. Nagira ngo rero mumumenye nk'umukunzi wanjye. Kandi si ibyo gusa, turacyafite n'indi mishinga myinshi, wenda tutari buhite tuvuga aka kanya, ariko muzagenda muyimenya. Nese mpindukira mbwira na Cyusa nti aba rero ni ababyeyi banjye Cyusa, ni ababyeyi banjye bombi, data na mama n'abavandimwe banjye mu kanya baraza kuza kubaramutsa. Ni karibu rero iwacu murisanga, mwicare mugubwe neza. Papa yahise akoma amashyi ati nuko rwose urukundo nirwogere, atenda turamukanye. Bahise batangira gusuhuzanya bishimye cyane rwose, ariko mama Stella we ubona byamucanze atari kubyumva na gatoya, nuko ahita avuga ati ariko se iyi ni filime mwaje gukinira hano? Murimo murakora ibiki? Nta nubwo yihanganye rwose ngo Cyusa abanze atahe, yahise atangira kuvuga ati amaraso ni ikintu gitangaje koko. Nata, nyoko yaje muri uru rugo ashaka kuntwara umugabo, ndamunanira ndamumuteja, none nawe koko utwaye umugabo wa mukuru wawe? Iki si igitangaza ra? Ese ubwo nta nubwo babiguteye cyangwa ngo bigutere isoni? Nahise mubwira nti ariko Stella yaranabizi yuko nkundana na Brandon, rwose arabizi yuko dukundana cyane, ataranagenda nari narabimubwiye kandi ntacyo byari bimutwaye, yari yarabinyemereye rwose. Mama Stella yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi ati reka nigendere mbava imbere, noneho icyatumye umwana wanjye agenda ndakimenye neza rwose. Ese ubu yari kwifata ate abonye iri shyano mu maso ye? Mugombe rero munshakira umwana, nimwe mwatumye atorongera, kuko ntabwo yari kwihanganira ibi bintu. Nk'ubu njyewe n'ikintu ntari kumva ni ukuntu Papa Stella nawe mbona rwose yabashyigikiye. Njyewe mumenye yuko ntabashyigikiye habe na gatoya. Atari ku bundi abantu b'iki gihe babaye gute? Uriya mukecuru w'indyarya gusa ambeshya ngo akeneye Natasha, burya yari arimo ateretera umuhungu we. Ubucakura bw'abantu b'iki gihe mana yanjye ntawabushobora. Ziriya si zo nshuti twagiragara, yewe nta nshuti dufite. Nuko ahita ahindukirana na Brandon atangira kumusomera ati rega nawe cya gihe uri kumwe mu modoka na Natasha nkakubaza ibyanyu n'impamvu muri kumukangira ikigoryi ngo ntimukundana, ngo si umukobwa wakunda. Brandon yahise amubwira ati erega byose ni wowe wabiteye, wambwiraga nabi, uri mu mpata ibibazo, ku buryo nabonaga ndamutse nkubwiye ibyanjye na Natasha rwose haza kuvuka intambara nkabona utabyakira neza. Rero ntago nari gutinyuka ngo nkubwire ko dukundana, gusa nyine kuva uyu munsi urabimenye ko dukundana cyane, ndamukunda cyane rwose. Mama Stella byaramurenze nuko ahita asohoka aragenda. Hashize akanya Crispe nawe araza dukomeza kwiganirira, twese nta n'umwe byari bitunguye ibyari bimaze kuba, uko byagenze rwose twari tubyiteze. Nuko Brandon rero abwira papa ati rwose ninzajya nza muri uru rugo nje gusura Natasha mujye mubinyemerera, urabibona ko nta nabi izajya ibingenza, n'urukundo ruzajya ruba runzanye. Twakomeje kuganira, Brandon abwira papa ko yifuza ko n'ubukwe rwose butazatinda. Brandon rero amaze gutaha nari niteze ibiri bukurikireho. Mama Stella yaraje ati Natasha utuje nta gihunga rwose n'umutima mwiza witonze, zinga neza ibintu byawe, ubuzinge neza byose uko bingana, ubundi sinongere kukubona muri uru rugo. Sinzigere numva kandi unavuga yuko ari njyewe wakubwiye ngo ukore ibyo ngibyo ugiye gukora. Sinzi iyo uri bujye, niba usanga umugabo wawe, niba uri butorongere ukajya hehe simbizi. Rwose kora uko ushoboye n'umutima mwiza wigendere. Nihagira umuntu n'umwe ubimenya kandi yuko ari njyewe wabikubwiye, ndagutereza amabanda kugirire nabi, n'uwo Brandon uri murata umubure.
akubure abure na Stella mwese ababurire icyarimwe. Ndagiye ngaruke nsanga umaze kuzinga rwose, kandi wibwirize wiyandikire n'akandiko gatoya cyane uvuga ko ugiye wabitekerejeho, ko ari umwanzuro wafashe ubwawe, wabonye rwose ko ari cyo kintu wakora cyo kuva muri uru rugo. Ndakwinginze bikore, kandi ubikore udateje intambara, ntushake guhangana nanjye. Yansize aho ngaho mu cyumba, ndavuga nti se ubu ngubu ibi ni ibiki? Ndajya hese ko nasezeranyije mama wanjye ko nzava muri uru rugo ari uko ngiye gushyingirwa, ko ari umwanzuro nafashe kuva kera nabisezeranyije na papa. Ahantu ngomba kujya ubu ngubu koko ni hehe? Nahise mpamagara Stella nti Stella, Brandon yaje mu rugo nyine, mama wawe amenya yuko dukundana, none aranyirukanye, ubu koko ndabigenza nte? Stella atari kuba koko mama yabaye ate? Umva nanjye rwose ntago noneho nakugira inama yo kuva muri urwo rugo. Natasha warihanganye cyane bishoboka, rero ntago ubu ngubu umaze gukura aribwo wava aho ngaho, mama nawe amaze kurengera rwose. None se ubu ugiye kuza tubane? Nkirimo kuganira na Stella ndi kwibaza umwanzuro w'ikintu ngiye gukora, mama Stella ahise agaruka kundeba ati ko mbona utarazinga se, wagize ngo ndimo ndagukinisha? Rwose ndi kukubwiza ukuri, zinga vuba cyangwa nze ngufashe. Uwo munsi numvaga nashirutse ubwoba mu buryo nanjye ntazi, numvaga noneho ntagiye gukomeza kumera nk'akana gatoya ngo nkomeze anyineho rwose uko yishakiye. Numvaga ubwoba bwashize burundu, nuko ndamubwira nti ariko mama Stella, reba ibintu wiri gukora muri uru rugo. Reba Stella yarigendeye kubera wowe n'umutima mubi wawe, none nanjye urimo uranyirukana. Ubu se abantu bose nibigendera bakava muri uru rugo bakaguhunga, abandi ukabirukana, nibwo uzasigara muri iyi nzu ya wenyine wishimye? Ati Nata, ibyo nkubwiye sinshaka guterana nawe amagambo, icyo mfa nuko ukora ibyo nkubwiye. Nahise mubwira nti menya neza yuko kuri iyi nshuro nta hantu na hamwe ndi bujye, nta nubwo urimo untera ubwoba, ibyo uri kumbwira nta bwoba biri kuntera rwose. Menya ko ntakiri wa wundi wa kera, narakuze, nabaye mukuru, nanjye nafata umwanzuro w'icyo nakora, atari ngombwa yuko uza umpa amategeko uko wiboneye. Nahise mubwira nti mama Stella, ni ukuri ushatse wakitekerezaho neza. Kugira umutima mubi, ishyari, urwango, umujinya, uburakari no guhubuka, nta kintu na kimwe bizakumarira. Ubi iyo uba uri umumama mwiza, Stella ntaba yaririwe atorongera. Ni wowe muntu wenyine aba yarabwiye ibyamubayeho, kuko yari kuba azi neza ko uri bumwumve ukamugira inama. Wari kumugira inama y'icyo yakora. Wenda muba mwaranaganiriye kuva na kare, ibyamubayeho byose ntibyirwe bimubaho, kubera ko nyine wari kuba uri inshuti ye muganira buri kimwe. Wari no kumugira inama y'uko yakitwara mu bibazo yahuye nabyo. Mama Stella ati ariko kuri kwigira nk'aho ibya Stella byose ubizi, uze hari n'impamvu yagiye, ko mbona ushaka kwigira nk'aho ari wowe nyina. Nahise mubwira nti ndabizi neza rwose, yarabimbwiye, kuko yabonaga mfite umutima muzima, ntamucirira urubanza cyangwa ngo mutererane kubw'ibibazo yahuye nabyo. Biteye isoni rero kuba uri nyina, akaba nta kintu na kimwe yigeze akubwira, akaba atakwisanzuraho ngo akubwire byose. Wakabaye uba inshuti natwe, ukaba uba inshuti n'abana bawe, aho kugira ngo ubahutaze, ubahahamure n'ibindi byinshi nawe utayobewe. Mama Stella yatangiye gutuza ati uza ahantu Stella ari? Mbwira yabaye iki? Niki cyamubayeho? Niki cyatumye agenda koko? Ndakwinginze ngaho mbwira. Ndamusubiza nti hanyuma se nimbikubwira biri bugende gute? Ubundi se biri butanga iki ko nta na kimwe uri buhindure ku byamubayeho? Yahise abwira ati ndakwinginze rwose, nubimbwira ukambwira ahantu Stella ari, ndakureka ukundane na Brandon, rwose sinzongera kwivanga mu byanyu. Nahise mubwira nti ubundi uratekereza yuko watubuza gukundana? Ariko mama Stella, nta nubwo ushobora kubona yuko ntawe uhiga Imana? Igihe wahereye undwanya, udashaka ko mbaho nishimye, kuva kera ndi umwana muto, udashaka yuko hari umuntu wambona ngo nkunde, ubu koko nta n'isomo biguha?
kuki ukomeza gushaka kugira ibintu intambara no gushaka gukomeza kundwanya? Nahise mubwira nti njyewe rero ndi wowe nakabaye ndekeraho kuko urabona ko ibyo uba ukora byose uba ubikorera ubusa. Nahise mubwira nti reba igihe wahereye unkingirana ngo ntasohoka, inshuro zose ukanyurira ukankomeretsa, ngo ndi ikirara, ngo mba nshaka kwitwara nka mama wanjye, ngo nkunda abasore cyane nka mama, ukambwira ibintu byinshi cyane binkomeretsa, ngo bazantera inda n'ibindi byinshi. Ubu se wakekaga yuko ibyo byose watekerezaga ko byambaho, wajya gutekereza na rimwe yuko byaba ku mukobwa wawe? Mama Stella yahise amera nk'ukangutse ati umukobwa wanjye ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko ari nde mukobwa wanjye wigize ikirara nkawe? Nahise mubwira nti ariko wagiye utuza ugacisha makeya, ko wabyaye abakobwa nanjye nkaba ndi umukobwa, ko twese ibyatuba hari bimwe, kubera icyo ari njyewe uhora utekereza yuko nakigira ikirara ibintu bibi bikambaho? Ubu se watekerezaga yuko Stella nawe yatwita bakamutera inda? Mama Stella ati uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Nahise mubwira ntimenya neza rero yuko Stella atwite, ni nayo mpamvu yaguhunze ngo utamugirira nabi, kuko arakuzi neza kugira umutima mubi, yatinye ibyo wamukorera uramutse umenya iyo nkuru. Ati ntago bishoboka, mbabarira umbwire ahantu Stella ari rwose nta kintu na kimwe nzamutwara. Ubu mwana wanjye abayeho nabi kubera njyewe, ubu yaratorongeye kubera yuko yatinye yuko namugirira nabi. Ubu yagiye he koko? Mbabarira umbwire ahantu ari. Yakomeje kunyinginga ngo mubwire ahantu Stella ari nimba mpazi, nuko rwose mubwira yuko ntahazi habe na gatoya, ko icyo yambwiye gusa ari uko atwite kandi agomba kugenda ahunze nyina kugira ngo atazamugirira nabi, n'ibindi byose ntabyo nzi. Yahise ahamagara papa Stella, ba Crispe na ba Krista bose, ati muzi ko Stella atwite akaba yarahunze kugira ngo tutabimenya tukamugirira nabi? Ninde koko yaba yarabwiye ahantu yagiye? Rwose mumbabarire mwese mushaka amakuru tumenye ahantu ari tujye kumureba. Mama Stella ubwoba bwakomeje kumwica, ati umwana wanjye we, Imana imbabarira batariyahuye. Papa Stella yahise amubaza ati se ubikuye he koko? Njyewe cyakoze nigeze kubikeka ariko nta bimenyetso nari mfite. Ninde se uguhaye ayo makuru? Mama Stella ati yabibwiye Natasha ko atwite, ko ahisemo kwigendera ngo tutazamugirira nabi nyine, none ariko ntago yigeze amubwira ahantu agiye. Papa yahise ambwira ati Natasha rwose mbabarira umbwire niba uzi ahantu yagiye, ndabizi muri iriya minsi yagendeyemo mwari musigaye muganira cyane, tubabarire tubwire ahantu ari, ntago turi bubikurenganyirize. Rwose mwembi nta kintu na kimwe turi bubagire, kuba wabuze amabanga yo utarabitubwiye mu gihe cyose gishize nta kintu turi bugutware, humura. Nahise ngenda mpamagara Stella mubwira uko bigenze, mubwira ko maze kubivuga byose kandi ko biteguye kumubabarira. Stella yahise ambwira ati none se na mama koko wumvishe yiteguye kunyumva? Namubwiye nti humura rwose. Stella rero twaravuganye mu burenganzira bwo kuvuga ibintu byose uko byagenze, nuko nanjye mpita mbibabwira. Nuko maze kubibabwira rero papa yahise ambwira ati nta n'isegonda twamara aha ngaha ntarajya kureba umwana wanjye. Na mama Stella ubwo yahise aza, nuko turagenda. Twageze rero nuko dusanga Stella ameze neza cyane rwose, n'inda yaramaze gukura. Mama we ati mwana wa, nari nzi ko ubayeho nabi, inzara yakwishe, ahantu ha wenyine koko wabaga? None se koko ubu Claude nta soni afite kugira ngo atinyuka gukora ibintu nk'ibyo yagukoze? Ati none se kumeze neza, niwe wakoherezaga amafaranga yo kugira ngo ubashe kubaho? Byagenze gute? Stella yahise avuga ati mama rwose Claude we winamutekereza, nta nubwo ari umuntu ngitekereza ukundi, ahubwo ibi byose ni Natasha wamfashije, yaramfashije cyane, yanyoherezaga amafaranga akanyitaho, nta kintu na kimwe nigeze muburana rwose, nta nubwo nabona ukuntu mushimira, niwe wamfashije kugira ngo mbe meze neza gutya. Nta kintu na kimwe nigeze nkenera ngo nkibure, nta kintu na kimwe nigeze nshaka kurya ngo nkibure. Mama ntago nzi ukuntu nagusobanurira Natasha, ntago nzi ikintu nzamuha kugira ngo mushimire, gusa Imana yo mu ijuru yonyine imumpera umugisha.
Mama Stella na papa bamaze kumva ayo magambo y'ukuntu Stella yari arimo anshimagiza byarabacanze, babura icyo bavuga barambwira ngo narakoze, ariko nyine ubona ko byabakoze ku mutima cyane. Mama Stella kuva kuri uwo munsi twatangiye kuba inshuti, atangira kumfata neza nk'abandi bana, rwose yarahindutse bigaragara cyane muri iyo minsi, wa mutima mubi n'umushiha yahoranaga birarangira arabireka, yatangiye kumbaza muri iyo minsi ati ese Brandon azagaruka kudusura ryari rwose, ndamubwira nti ntago mbizi, ati ese wamubwiye akaza kudusura, ntaba mutunguye cyane ariko ndaza kumuvugisha numve ko wenda yahaca avuye ku kazi. Brandon rero naramuhamagaye mubwira uko bimeze, ndamubwira nti mama Stella yifuzaga yuko unyura hano uvuye ku kazi ukadusuhuza, nuko biramutangaza cyane ati mfite akazi kenshi ariko kuva ari mama Stella ubisabye rwose ndagerageza nze kuhanyura mbasuhuze. Kuri uwo mugoroba rero Brandon yaje kudusura, atangazwa no kubona ukuntu mama Stella yahindutse, amwishimiye cyane, yashyashyanye yakira umushyitsi, mbese byaramutunguye cyane. Nuko Brandon agiye gutaha, mama Stella aramubwira ati uretse gatoya, uretse gutaha mbanze ngira icyo mbabwira, ntago wataha n'abasabye imbabazi rwose mumbabarire, narwanyije urukundo rwanyu kenshi ariko maze kubona ko nta muntu uhiga Imana bibaho. Natasha yaje hano ari umwana mutoya, ndamubona mugirira ishyari, sinari nzi ko azakurira muri uru rugo, numvaga ngomba kumutoteza kugeza ubwo bimurambiye akigendera, rwose numvaga atazakorera muri uyu muryango. Ibyo ntibyakunze rero, aho akuriye naho niyemeje kumufungirana hano, nabonaga ari mwiza cyane rwose, numvaga ntashaka ko yagira aho ajya akazahura n'abasore beza bafite n'amafaranga kurusha uko byaba ku bakobwa banjye, rwose iteka namwifurizaga inabi. None reba mwaje gukundana mu bintu rwose njyewe ntakekaga ngo nanatekereze mu buzima bwanjye. Rwose njyewe numvaga intego yanjye ari uko azasazira muri uru rugo rwose akarinda akecura. Rero nakangutse ubwo Stella namenyaga ko atwite, kandi nkamenya yuko byose ari Natasha wamufashije, akamufasha yirengagije ibyo twamukoreye byose, ntamwiture inabi yose twamugiriye. Nibwo nigaye ndavuga nti ubonye umwana ngo andushe ubwenge, iyo abishaka nta n'uwari kumenya irengero rya Stella. Rero mumbabarire rwose cyane cyane wowe Natasha, byose sinabirondora ibyo nagukoreye bibi, gusa ngiye kwisubiraho kandi bimpaye isomo rikomeye cyane mu buzima. Byose byatangiye kuri mama wawe, naramwangaga cyane mugirira ishyari rikomeye, rero nawe aho uvukiye numva ngomba kwanga umwana wabyaye, nuko urwango rukomeza gukura umunsi ku munsi. Ariko nabonye yuko byose nta kintu na kimwe byamariye usibye kumbabariza umutima, aho ntifuzaga kugera hose warahageze, uwo ntifuzaga yuko yagukunda yaragukunze, kandi ni ibintu bigaragara ko mukundanye cyane. Rero isomo byamaye ni uko urwango wakanga umuntu, ishyari wamugirira, ubugome wamukorera uko bwaba bungana kose, ntibikuraho ko umugisha Imana yamugeneye uba uzagera igihe ukamugeraho. Mama Stella yakomeje kutubwira amagambo menshi kuri uwo munsi, kandi si njye na Brandon gusa yasabye imbabazi, n'abandi bose muri urwo rugo yabasabye imbabazi, kuko rwose nta muntu n'umwe batagiranaga ibibazo. Naramubabariye rwose kuko uwo munsi nari narawusengeye kuva kera, nari narasenze Imana nyisaba yuko yazamfasha ikazahindura umutima mubi wa mama Stella. Rero ni ibintu nari maze iminsi nifuza, ntago nari gutinda kumubabarira. Brandon kuva icyo gihe noneho twatangiye gukundana twisanzuye, famiye ye nayo rwose yarankundiye nuko irankunda. Ubu ndishimye ndanezerewe cyane, shima Imana ko yampaye kwihangana nkaguma muri urwo rugo, kuko nahaboneye umugisha wanjye nari ndindiriye, urukundo rw'ubuzima bwanjye. Nibwo natangiye gutekereza kuri ya magambo papa yambwiye ko
ninkomeza kuguma muri urwo rugo nkihangana ntazigera mbyicuza na gatoya, kuko nabonye ko papa yangiriye inama nziza ko nashoboraga kwivumbura nkajya kwibana nkajya no kuba mu yandi mafamiye atandukanye, ariko naho nashoboraga kuhagirira ibibazo. Rero nta kintu nabonye cyanshimishije nko kuba narihanganye nkahaguma, ibyiza Imana n'ubundi yari yaranteganyirije narashyize ndabibona. N'aha rero dusoreje inkuru yacu, ndizera ko buri wese muri iyi nkuru, haba Natasha, Mama Stella, Crispin n'abandi bose uko bangana, hari icyo bagusigiye, hari icyo rwose bakwigishije. Ese ninde watekerezaga yuko Natasha nyuma y'ibibazo byose yahuye nabyo muri uriya muryango azongera kubaho yishimye? Ninde se watekerezaga yuko azabona umusore mwiza umukunda nawe akamukunda, nyuma y'igihe cyose yamaze aba mu rugo atemererwa gusohoka, nawe agatangira kujya yibaza ati ese ubu nzakura hehe umugabo, tuzahurira he, tuzamenyana gute, ese tuzakundana gute, nta hantu na hamwe njya. Byose twibaza Imana ibibizi. Reka rero nkurarikire kuzakomeza kubona inkuru zacu z'ubutaha, rwose ntuzadutenguhe, uzakomeze kubana natwe, tugufitiye izindi nkuru nyinshi cyane kandi nziza, rwose ndakurarikira gukomeza kubana natwe. Imana ikomeze kubarinda, naho ubutaha mu zindi nkuru nyinshi cyane nziza tubafitiye.